Soma Bibiliya, umunsi wa 61 wo gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma igitabo cya Yosuwa ibice 12 ndetse na 13. Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Yosuwa ibice 12, umutwe w'amagambo aravuga ngo amazina y'abami baneshejwe na Yosuwa. Aba nibo bami b'ibihugu Abisiraheli barwanije bagahindura ibihugu byabo hakurya ya Yorodani iburasirazuba, uhereye ku kibaya cya Arunoni ukageza ku musozi wa Herimoni no muri Arabe yose iburasirazuba. Igihugu cya Sihoni umwami w'Abamori babaga i Heshiboni agatwara Aroweri mu ruhande rw'ikibaya cya Arunoni n'umudugudu wari hagati mu kibaya n'igice cy'i Galeyadi kugeza ku migezi ya Boki mu rugabano rw'Abamoni, kandi uhereye muri Araba ukageza ku ruzi rwa Kinereti iburasirazuba no ku nyanja ya Araba, ariyo nyanja y'umunyu, mu nzira y'iburasirazuba ijya i Betiyeshimoti. Urugabano rwacyo rw'iruhande rw'ikusi rwanyuraga munsi y'imirenge y'imisozi Pisiga, kandi ahindura n'igihugu cya Ogi umwami w'Ibashani wo mu Barafa. Bacitse ku icumu babaga muri Ashitoroti no muri Edureyi. Niwe watwaraga umusozi wa Herimoni n'Isareka n'Ibashani yose kugeza mu rugabano rw'Abanyageshuri n'Abanyamaka, igice cy'i Galeyadi kugeza mu rugabano rwa Sihoni umwami w'i Heshiboni. Abo bose Mose umugaragu w'Uwiteka n'Abisirayeli barabishe, kandi Mose umugaragu w'Uwiteka ahaha Abarubeni n'Abagadi n'igice cy'umuryango wa Manase ngo habe ahabo. Kandi aba nibo bari abami b'ibihugu byo hakuno ya Yorodani iburengerazuba, abo Yosuwa n'Abisirayeli banesheje uhereye i Barigadi mu kibaya cy'i Lebanoni ukageza ku musozi wa Haraki uzamuka i Seyiri. Yosuwa agiha imiryango y'Abisiraheli ngo abahabo nk'uko bagabanijwe. Igihugu cy'imisozi miremire n'icy'ikibaya n'icyo muri Araba n'icy'imirenge y'imisozi n'icyo mu butayu n'icyo mu ruhande rw'ikusi n'icy'Abaheti n'icy'Abamori n'icy'Abanyakanani n'icy'Abaferezi n'icy'Abahivi n'icy'Abayebusi. Abo bami ni aba: umwe ni umwami w'i Yeriko, undi ni umwami wo muri Ayi hateganye n'i Besiteri, undi ni umwami w'i Yerusalemu, undi ni umwami w'i Heburoni, undi ni umwami w'i Yaramuti, undi ni umwami w'i Lakishi, undi ni umwami wo muri Eguloni, undi ni umwami w'i Gezeri, undi ni umwami w'i Debira, undi ni umwami w'i Gederi, undi ni umwami w'i Horuma, undi ni umwami muri Arada, undi ni umwami w'i Libuna, undi ni umwami wo muri Adulamu, undi ni umwami w'i Makeda, undi ni umwami w'i Beteli, undi ni umwami w'i Tapuwa, undi ni umwami w'i Heferi, undi ni umwami wo muri Afeka, undi ni umwami w'i Sharoni, undi ni umwami w'i Madoni, undi ni umwami w'i Hasori, undi ni umwami w'i Shimoroni Meroni, undi
ni umwami wo muri Akishafu, undi ni umwami w'Itanaki, undi ni umwami w'Imegido, undi ni umwami w'Ikedeshi, undi ni umwami w'Yokineyamu y'i Karumeli, undi ni umwami w'Idori mu misozi y'Idori, undi ni umwami w'Igoyimu y'i Galugari, undi ni umwami w'Itirusa. Nuko abami bose bari 31. Yosuwa igice cya 13 umutwe w'amagambo aravuga ngo Yosuwa ababwira ibice by'ibihugu bitarahindurwa. Yosuwa ashaje ageze mu zabukuru, Uwiteka aramubwira ati, urashaje ugeze mu zabukuru, ariko hasigaye ibihugu byinshi cyane bikwiriye guhindurwa. Igihugu gisigaye ngiki kirimo ibi bihugu: iby'Abafilisitiya n'iby'Abanyageshuri byose, uhereye ku kagezi Shihori kari imbere ya Egiputa ukageza mu rugabano rwo muri Ekuroni kasikazi, habarirwa Abanyakanani. Kandi abatware 5 b'Abafilisitiya nabo: uw'Abanyagaza, n'uw'Abanyashidodi, n'uw'Abanyashikeloni, n'uw'Abanyagati, n'uw'Abanyekuroni, hamwe n'abawe. Kandi ikusi igihugu cyose cy'Abanyakanani ni Meyara n'Abasidoni, ukageza kuri Afika mu rugabano rw'Abamori, n'igihugu cy'Abagebali n'i Lebanoni yose herekeye iburasirazuba, uhereye i Baligadi munsi y'umusozi wa Herumoni ukagera aho Hamati hasarukirwa. Hariho n'abanyagihugu cy'imisozi miremire, uhereye i Lebanoni ukagera i Mesirefotimayimu, n'Abasidoni bose. Ati, nzabirukanira imbere y'Abisiraheli, maze uzagabanya Abisiraheli habe gakondo yabo nk'uko nagutegetse. Nuko none iki gihugu kigabanye ya miryango 9 n'igice cy'Uwamanase, kuko Abarubeni n'Abagadi bahanywe na Manase gakondo yabo hakurya umugaragu w'Iteka yabahaye, uhereye kuri Aroweri mu ruhande rw'ikibaya cya Arunoni n'umudugudu wo hagati mu kibaya, n'igitwa cyose cy'Imediba ukageza i Diboni, n'imidugudu yose ya Sihoni umwami w'Abamori watwaraga i Heshiboni kugera ku rugabano rw'Abamoni, n'i Galeyadi no mu ngabano z'Abanyageshuri n'Abanyamaka, n'umusozi wose wa Herumoni n'i Bashani yose ukageza i Saleka, n'igihugu cyose cya Ogi cy'i Bashani watwaraga muri Ashitaroti no muri Edureyi. Nyamara Abisiraheli bo ntibirukanye Abanyageshuri cyangwa Abanyamaka, ahubwo Abanyageshuri n'Abanyamaka baturana n'Abisiraheli na bugingo n'ubu. Ariko umuryango w'Abalewi nta gakondo Mose yabahaye, kereka ibitambo byoswa by'Uwiteka Imana y'Abisiraheli, nibyo gakondo yabo nk'uko yamubwiye. Imiryango 2 n'igice cy'umuryango by'Abisiraheli na gakondo yabo. Mose niwe wagerereye Abarubeni igihugu nk'uko amazu yabo ari. Igihugu bahawe cyaheraga kuri Aroweri mu ruhande rw'ikibaya cya Arunoni n'umudugudu wo hagati mu kibaya, n'igitwa cyose cy'Imadeba n'i Heshiboni, imidugudu yose y'ibitwa, n'i Diboni, n'i Bamotibali, n'i Betibali-Meyoni, n'iyo hasi, n'i Kedemoti, n'i Mefati, n'i Kiri,
Yatayimu n'i Sibuma n'i Seretishahari hari ku musozi uri mu kibaya, n'i Betipowori n'imirenge y'Ipisiga, n'i Betiye Shimoti n'imidugudu yose y'ibitwa n'igihugu cyose cya Sihoni umwami Mose yanesheje hamwe n'abatware ba Midiyani, Evi na Rekemu na Suri na Huri na Reba ari bo batware ba Sihoni babaga muri icyo gihugu. Kandi Balamu mwene Bewori w'umucunyi Abisiraheli bamwicishije inkota hamwe n'abandi bishwe, ariko urugabano rw'Abarubeni rwari Yorodani n'inkuka zayo. Iyi niyo gakondo y'Abarubeni nk'uko amazu yabo ari, n'imidugudu n'ibirorero byayo. Umuryango w'Abagadi nk'uko amazu yabo ari, igihugu bahawe cyari Yazeri n'imidugudu yose y'i Galeyadi n'igice cy'igihugu cy'Abamoni kugeza kuri Aroweri hateganye n'i Raba, uhereye Heshiboni ukageza i Rama Tisipa n'i Betenimu, uhereye i Mahanayimu ukageza ku rugabano rw'i Debira, kandi iyo mu kibaya n'i Betiharamu n'i Betinimura n'i Sokoti n'i Safoni n'igice cy'igihugu cya Sihoni umwami w'Heshiboni cyari cyasigaye, na Yorodani n'inkuka zayo kageza mu bigoye by'inyanja y'Ikinereti iburasirazuba bwa Yorodani. Iyi niyo gakondo y'Abagadi nk'uko amazu yabo ari n'imidugudu n'ibirorero byayo. Kandi Mose ni we wagerereye igice cy'umuryango wa Manase haba habo nk'uko amazu yabo ari. Igihugu bahawe cyageraga i Mahanayimu n'i Bashani yose, igihugu cyose cya Ogi umwami w'i Bashani n'imidugudu yose ya Yayiri yose, igihugu cya Ogi umwami w'i Bashani n'imidugudu yose ya Yayiri yo muri Bashani yose yari 60 n'igice cy'i Galeyadi na Ashitaroti na Edureyi. Imidugudu y'igihugu cya Ogi cy'i Bashani yari iya mbere. Makiri mwene Manase nicyo cya gice cya mbere Makiri nk'uko amazu yabo ari. Uko niko Mose yagabanije igihugu cy'ibitwa bya Mowabu hakurya ya Yorodani herekeye Yeriko iburasirazuba, ariko umuryango w'Abalewi wo Mose ntaho yabahaye kuba gakondo yabo, ahubwo Uwiteka Imana y'Abisiraheli niyo gakondo yabo nk'uko yababwiye. Murakoze, mwari mukurikiye ikiganiro Soma Bibiliya. Reka tuzasubire ku munsi w'ejo.